akazi nkora no kwandikira abantu indirimbo ku mwaka nshobora kwandika indirimbo zitari munsi ya 300 kumva bro nagaruka kubeshya mani reka mbashimire mvuge ngo mumeze mute amahoro y'Imana bane namwe kandi namwe mwese mukomeza kudukurikirana muhorane umwaka mushya muhire wa 2021 Racine imeze bite ni fresh byatari kabisa kurakonje nkonje gute urakonje urananiwe waraye shana ntago naniwe tu ni ibisanzwe nuko umeze ndagira ngo usuze abafana bawe kwakunde mfite isoni ndeba hasi nk'uwataye igiceri mfite amatwi atumva inama gusa yumvira ijeri mfite ibyaha byinshi ku washitane ninjye mugeni ndi nyamirura nuzifuze kurya ndi kuri meni ndebera ndaterera agasozi ko gukizwa yewe sha naragera mu cya kabiri nkatangira ihebe bayaya isasu mu mutwe ati papa mbamba mukabara ububyo be nkwa pya shitana seka cyane ha ngufite amatwi atumva yumvira ijeri Yes rero mwabyumviye ndi kumwe n'umuhungu wanyu Racine mumaze kumenyera muri benshi bamaze Racine uri mu bantu abantu bamaze kumenya cyane ndagira ngo nguyikaze murakoze cyane tu amakuru y'iminsi ni fresh biragenda tu ni neza kabisa umuziki ni fresh cyane fresh kabisa umaze iminsi usohoye indirimbo uri kumwe n'abandi bajama irandirimbo ni wewe wayanditse iyi mfite indirimbo njyanye cyashye yitwa Nsengera niyo latest imaze ibyumweru 3 hanze ni indirimbo harimo n'abaraperi benshi wakiwaki se indirimbo niwe wayanditse buri essence verse yiwe umaze igihe kinini mu muziki nyarwanda uri umuntu abantu ubundi ndagira ngo uvi muzine muzingo umuziki we wawutangiye ryari umuziki nawe utangiye 2017 mu kwezi kwa 9 mezi mazemo imyaka 3 utangiranye n'ihe ndirimbo ya mbere twagahugu yari wenyine wari kumwe na King Ohad nari ngiye nyine ndi kumwe na Shani Breeze ndagira ngo umehaka na nyoni tampa muci inkoni zamba wibye urumiya na banke turangana please ne munseke aho ndi namenye kuboha gaseke numbaza hahise nshuti nzibutswa na Porute manje none aho ndubu banyambitsi roza nakundaga match nakundaga caci none ndi kumva vuka n'umujaji nge ndabatashya ariko iyo style uririmba mubayita ngo iki ni hip hop man ni hip hop ariko kuntu uririmba amagambo wirukanka nta yindi njyana yayigira injyana ni ibintu uri kuririmbiramo ntago ari uburyo uri kuvuga ni hip hop nkora nyine tu ukora hip hop umaze imyaka igeze ku myaka 3 uririmba umuziki uririmba hip hop abahanzi nyarwanda muririmba hip hop abenshi barazamutse wowe abakuzi barakuze ejo bundi hari umunyamakuru mwa posting aravuga ati mu bantu benshi bakoze umuziki kuva kera ariko kandi bafite ibintu bifatika batamenyekana abantu badaha agaciro abantu benshi baravuga ngo ni Racine ubona biterwa n'iki shanje rero nago mvuga ngo ntago ndamenyekana ibyo ndiho nibyo nakoreye nyine ubwo ngubwo ntago mvuga ngo wenda ngo baransikamiye iki revo ndi wonyine niyo maze gukorera ngewe wumva revo uriho ariyo yagakwiye kuba uriho utewe n'ibyo wagiye ukora niyo nkwiriye guca bugufi bikabije ntago ari guca bugufi kuko ntago nese mfite indirimbo 8 zonyine video nyine nese ubwo inge kwiye nese ari umuntu utanze ubundi mfite fan base nyinsohora indirimbo ku munsi karebwa n'ibihumbi 12 nese ubwo ibirenze ibyo ni ibi ibihumbi 12 urayisohora indirimbo ya Getre one day umunsi umwe ariko ubwo abantu bagiye kuvuga ko uri mu bana abantu badaha agaciro nuko bari babibona ubwo hari indi revo bashaka kungezaho yindi kandi ababivuga no bakwiye kuhangeza n'ubundi aho kugira ngo uvuge ahubwo nsupportinga nyine iyo revo nshaka wenyigereho ubona ikintu kibura ari iki ufite management nge na management ngira ndi supportinga ni wewe wifuza kutagira management cyangwa nuko babura nuko narabona iyo nshaka shaka management imeze uterasi ni management nyine nkura ku rwego ndiho kuko nago video nayikorera audio nayikorera nshaka abakora nyine ibirenze ibyo ngibyo ko nanjye ibyo ndabyishyurira tu
uravuga ngo ushaka abarenze video urayikorera hano mu Rwanda, urashaka wenda gukorera video hano mu Rwanda kugera mu kindi gihugu? nese nimba video ya mbere nakoze nakoranye n'umudirector ugezweho wa mbere mu Rwanda. Aba director bose nyine turakorana, audio nyikora ku ba producer nshaka. Rero sinzi ubwo icyo waza unkorera kindi cyetse unjyanye hanze nyine ubwo numva nibyo birenze tu. Uze nganzo bavuga ati uyu manager araje anjyanye muri iki gihugu n'iki gihugu yagutwara. Icyari cyo cyose man mfa kuba birenze level yina hangaha. Ubu niwe manager apana kunga ngo ugiye kunkora video nanjye ibyo nayikorera cyangwa audio nanjye nayikorera. Hari n'ibindi bisabwa muri management byinshi cyane. Promotion irenze iyo mfite uburyo promoting ibintu byanjye kuko umuziki ni business ntago ari byanjye ndavuga ngo kuko abantu nk'ibyo bambwira ngo urevu bakugeraho ntago ufite amafaranga yo gutanga promotion kandi igomba kwishyurwa. Rero njyewe ubushobozi mfite nibwo bungana na level ndiho nyene tu. Ubwo ro management ni yazishaka gusumbura ibikorwa ngiye mfite cyangwa ko nkora. Umukobwa witwagaga yaravuze ngo management yo mu Rwanda cyangwa abashaka abahanzi ngo management hari ibishaka ko yo umuhanzi ayisupportinga we ni musupporting niko biri. Simbizi biterwa naga abantu bose ameze kimwe ubwo wenda we nawe yahuye nawe. Rero nge nago nahura n'abantu nkabo kuko nago byanakunda. Nyine nsupportinga twese ariko nabakeneye kumenyekana mwese no gusupportingana kuko nimba umuntu akwishyuriye video yiwe ugomba kumumentioninga nyine ukamuvuga kuko amafaranga yashora mu yindi business. Ubwo rero nimba yarahuye nabo nge sindahura nabo ninzanahure nabo ngabo ntabwo nyeneye kabisa nyeneye umuntu uzazumbwira ibintu biri next level nyine byangira akamaro. Ibintu byakugirira akamaro iyo urebye management wenda hano mu Rwanda ahangaha abahanzi ubona wese byibura bagiye bagira muri management y'abandi ni benshi bagiye bahari. Ubona abahanzi bava muri management wenda bo mwaganira ubona icyo bakunze gupfa n'aba manager babari kera se? Ntago nagira amahirwe kugana n'abantu ibintu bya management ntago ndabijyamo cyane ajya kubiganiraho kuko ntago ajya kuko bashobora no gutandukanya ari ikindi gisanzwe atari kuba wenda ngo n'ubushobozi bwabaye cyangwa kwenda imyumvire wenda ushobora kuba ari imyitwarire mibi y'umuhanzi ushobora kuba wenda ifungo ryashize rya rebo batari stable kuko amarebo menshi yo mu Rwanda yumva ko ashinze studio afite ibyuma n'agakamera akumva ko yashinga rebo kandi umuziki usaba amafaranga menshi cyane. Umuntu bazabanze bamenye nyine rebo cyari cyo nyine menye ko ugomba kwishyura umuntu inzuka nyine buri kimwe cyose ntabwo managing umuhanzi udafite miliyoni nkaho ngaho nka 20 ziri gupfa ubusa. Music si rebo ni rebo ira ni rebo nyine yo rizare buryo babaye video ni ibintu biri next level nyine se niba bishyura umuntu akajya Dubai ukora video nibyo nyine iyo niyo rebo nyine umuntu abavuga pana wundi baguze nyine kanoza yaguze imashini ya Apple akagura na sound card ya audio ibyo bindi babyita audio yabona ga studio kuzuye ngo ashinze rebo nawe ari kuburara nisugoye ngo uzaza nkora umuntu indirimbo ku buntu iyo ntago bari yaciga rebo akaburara. Barahari imana amaze kugura imashini na sound card na mic studio imaze kuzura amaze kuyipampa kitavuga ati ngiye guhita nsinyisha umwana hangaha akaba adafite no kuzaha umuhanzi tike imugeza ku radio. Nisugurumva yari rebo ngo kugukoreshereza indirimbo gusa hari n'ababikenera ibyo ngibyo tu hari revu umuntu ageraho akaba yabikenera ko nanjye natangiye nifuza ko umuntu yankora audio nta bushobozi mfite. Iyo step narayirangije iyo gukora video iyo nago mfite ikibazo cyo gukora video cyangwa audio nyine umuntu nkorera nanjye nyine akanjyana hanze nkarenga revu y'inanga nibyo. Ubona nk'umuntu wakobera nka management hano mu Rwanda ari nkande ukurikije abahari cyangwa ni nkihere bomba wajyamo ifite amafaranga ahagije nyine iri tayari ntago namentioning umuntu kuko umuntu ashobora no kuba afite atayakoresha uyafite nyine ahagije uwo nguwo nyine uri tayari yo gukora akazi ubu niwe nanjye kuko ushobora no kuba ushobora kumentioning umwe wagera ugasanga sana yagushoye muri aho ngaho tu meze nk'umuntu nk'umusimbura subizi kwaje bagura umukinnyi akaba umusimbura. Racine wenda reka twinjire ku buzima bwawe busanzwe umuziki wenda turaza kugarukamo ubundi Racine ku muntu utazi Racine ni muntu ki? Racine amazina yanjye ndika Mataritieri nkaba ndi umuraperi nkaba nkora poetry nkaba nyina na filime muri filime yitwa Imanga nkaba nandikira n'abahanzi indirimbo ndakeka ari ibyo ngibyo burya wandikira abahanzi indirimbo benshi cyane wandikira ndena wenda nk'indirimbo umaze kwandika zimaze kumenyekana ni nyinshi ariko ntago tujye tubivuga ibyo ngibyo ni ibintu byo mu kazi ibyo ngibyo tu surarangiza n'umuhanzi hato nakubwira n'umuhanzi wofa no kumva ko atari umuhanzi bitewe n'imyumvire ikiri down mu Rwanda kumva ko umuhanzi bandikira atari umuhanzi rero ibyo biguma mu gikara ariko indirimbo wofa no kunda kumva cyane
iyi nyinshi mba nazanditse. Uzi indirimbo para kari nyinshi wa mugabo we. Uzi ufana rero ufanamo indirimbo 20 muri playlist yawe harimo 3 nanditse. Rasize uko ubu hari indirimbo ndi gukunda muri ino minsi ni indirimbo zinga z'umuntu umwe. Ni wowe wazanditse. Izihe? Ntabwo wandikiye papa cyawe. Shawapi. Sure. Shawapi kabisa. Ntago nandika kuri yanjye. Nese kuri hani bibi. Ntago ari bibi nyine byiza mu buryo bwiwe. Text zanjye zitandukanye ntago abantu bose tunganya nyine. Nanditse ibintu byanjye bitandukanye n'ibyundi. Ariko ira ntago ari zo guzanjye ni byiza ibyiwe cyane kabisa. Nyine kuri we nyine. Ariko ntago nari namwandikira. Mbabura ukambwira nk'akaririmbo kamwe wanditse mbabarira. Imana nakubwiye ko ari ibanga mani. Kuki mu Rwanda wenda ako kantu reka nkakubaze mu Rwanda kugira ngo uzamenye ubuzima bw'umustar abayemo ni ikintu kiba kigoye wenda nko muri media wenda nk'umuntu ubugukurikiranye nk'ubu nshobora kukubaza ati Racine utuye ati sinshobora kukubwira ahantu nuye ko ari cyo kintu mukunda kubihisha mukunda kubitsimbatsimba cyagiye bitari ngombwa mani nese umuntu ajya kumwereka iwanyu n'ubundi atari buguhera asuyora umwereka ibicyubundire kumva nese arahashakira icyubundi kujya azajye gupostinga ngo nasanze ngo umuniga wo mu kazu ka fake nyine ibintu by'urugambo nuhavumbura uzahavumbure ariko ntabwo twe twagera kuri standard yo kuvuga ko nta mashato se tubamo ngo wenda ngo ugiye kwereka urata amashato ufite umuntu yafite amashato yaguze imodoka nawe hari ibyo kumurika yabimurika rero umuntu atabikumurikira ntacyo afite cyo kurata nyine ubwo ngubwo then ibyo ngibyo byo kwandikira abahanzi indirimbo nakubwiye yuko reve mu Rwanda tukiriho umuntu yumva yuko umuhanzi ari umuntu yandikira indirimbo ari we muhanzi koko rero umvuze ati wenda urugero nkavuga ati nandikiye indirimbo wenda kananga urugero wenda aje nko mu Rwanda nk'umunyarwanda ari nka Diamond kavuga ati Diamond aba mu Rwanda bamwandikira indirimbo umufana w'umunyarwanda itajyumva yuko umuntu atari umuhanzi ahubwo abikunda ari morale rero niyo mpamvu umuntu mwandikiranye indirimbo bibibanga ryawe nawe tu akabimukorera akagira abafana bakumva ko twika nawe n'abantu bashaka kumwandikira indirimbo bazaze kabisa ibiciro twabihananuye nkabanda nitwikiye Danivumbi wiyo yandikiye wenda hari igihe yandikira umuhanzi indirimbo akabivuga akavuga ati iyi ndirimbo imeze gutya nanditsemo wenda nka kano kavance bimeze gutya na gutya aho ni sawa ese ubivuze ubumva ko uwo umutesheje agaciro cyangwa wowe aba yumva ko umuri hejuru yaba umuhanzi nandikiye cyangwa ngiye kubivuga na kintu bitwaye ikibazo nuri bubyumve uko ari bubifate nicyo cyonyine twirinda bivuze ko mu bafana haracyari imyumvire iri hasi abaraperi ni abantu bagiye wawa inshuro nyinshi zifatika ubona ari iyihe mpamvu nawe kandi uri umuraperi wenda ntiwagiyeyo ubona ari iyihe mpamvu ituma abaraperi benshi bajya iwawa ni imyitwarire yabo nyine mibi ariko ku muntu ku giti cy'apana abaraperi umuntu ku giti cye niwe bibazwa n'ute abaraperi nimba ari urugero nimba ari ndogiye harya Ninjye cya Famani ni ku giti cyabo ntago ari Riderman ntago ari diplomate ibyo ni ubuzima bwabo bwite kimwe nuko ari ujya mu kabari bakamukubita vide kimwe nuko ari n'uwagize success akagura imodoka ni ku giti cye ntago ari kunjyana rero uwagiyeyo bwari ubuzima bw'Imana n'abandi baragiye tu ubona biterwa n'iki wenda nk'abo tuzi wenda nk'ibyamamare babayeho mu Rwanda abo wari uri kuvuga ba Fireman bagiye iwawa abo banegdi bagiye iwawa bari no kunuganuga bushari nawe kwenda kujyayo kubera icyo ubona ari impamvu nukumva ko wenda bagafashe bakumva ko ibintu byose bagomba kubijyamo wumva ubona biterwa n'iki no kuvuga ngo umuhanzi afite ubuzima bubiri hari ubuzima bwo mu buhanzi n'ubuzima bw'amazina ye bwite nyine busanzwe rero nta muntu bajyanyeyo bamuhohoteye ni izo karaktere nk'uko wenda hari nk'iwo witwara abasinzi bagenda babatwara n'ubundi rukumva nawe wajyayo shawo yanjye ntago ndi umusinzi kimwe nuko ari n'ingeso naba mfite nanjye bagizanye nagenda ko nta muntu ubura ingeso rero kuba wenda ari izo ngeso bagaragayeho ni ku giti cyabo nyine n'ubundi basanzwe bikora ntabwo ari ibintu byabatunguye nubwo babikoze ko baje muri hip hop babikoze nyine mu buzima busanzwe babagira amahirwe wenda atari meza ariko ni na meza kuko nyika bavuyeyo bose bahita babireka ibyo baba babashinja ariko ni ku giti cyabo ntibakabyitirira injyana mani bakabyitirira injyana ntago ari injyana se niyo yanyweye ibyo bintu bagiye gufunga ariko nyine bari mu izina ry'abaraperi ntuzi umugani uvuga ngo abo umwe agatukisha bose none se avuye mu muziki awuvuyemo hip hop ihita ipfa ariko n'ubundi abakiri muri ya industry
nyine aririmba hip hop. nuza nago like nago ngiye uko mbifata kuko icyo kibazo manje tumaze no kukirambirwa uzi ko kuva naza mu muziki cyo kintu bajye bambaza amana nta munyamakuru twe twahura bure kukimbaza ibi byabwenge mba numva manje icyo kibazo wakibaza nyine nyine uwo byaguyeho ariko hapana umuhungu kunjyana none se abaririmbyi bose bajyayo ariko ikibazo kiba gihari nuko barapera ari n'abakeye nimba tuza abaraperi bagiye bamenyekana batarenze 15 izindi njyana zose ko bazihuza na R&B nawe waramenya gutandukanya njyana uririmba reggae pa kuba nyina ameze nk'uririmba akora R&B rero n'abahanzi nk'ijana niyo hagaragaramo 10 nta kintu byabivuze se abaraperi nimba ari 15 bikabagaragaraho byanga bikunda nyine icyo gita kigaragara reka kwijijisha umuntu utazi ngo umuntu uririmba King James aririmba R&B arabivanga sibyo aririmba R&B Afrobeat aragerageza ni benshi baririmba izo ndirimbo wari wumva umuntu bavuga ati umuntu mbwira umuntu muri R&B byibura wagiye iwawe wuzi cha Racine niwe nese abafungwa mageragere hose bagenda bagisa kingando se bagiyeyo ibyo ni ibintu bisanzwe n'abaraperi usibye ko no muri culture hip hop ni ku muhanda really man uzajye muri Amerika n'ubundi bahora bafungwa abaraperi niyo life nyine abaraperi babayemo yo guhasulinga y'ubugangster rero nibirekana batangaza ubundi cyangwa nuko mu Rwanda bitaragira ku indi level nyine bumve ko bagomba kuba bagengeza oya hari n'abagangster baba hari mani ku mutima kandi kuba gangsters byandi byo gangster ugiye kwiva wumva ko ari ijambo ribi nyine ry'ubujura n'ibiki ariko no mu muco wa hip hop n'ubundi like imyitware n'ubundi ni kuri bimeze tu nago nyine duhuje nago baraperi nago bahuye n'aba R&B swaga si zimwe ibyo turirimba si bimwe n'ubuzima buratandukanye Racine wenda ni byinshi twavuzeho ni byinshi twaganiriyeho none ubukurikije umuziki ubona umuziki hano mu Rwanda ugeze ku iherevo promotion yayo igeze ku iherevo nkawe nka Racine umuziki ugeze ahantu heza cyane kabisa wo gushimirwa ko abahanzi ku giti cy'abahanzi bamaze kwirekura bamaze kumenya guspending amafaranga mu muziki mwe nimba tega kajyanza akajya gukora video yiwe umuntu nimba umuntu akora video gasanga yakozwe n'abantu barenga 5 ntago ari ubuntu baba bayikoreye hano mu Rwanda se byari byaba birahaba cyane urebe video zose ziri gusohoka ryo nka za big team sanga ari umuntu weditinze washyizemo kara washutinze nyine credit ziri kuba abantu bari gukora ubufatanye no muri no byarahindutse no mu itangazamakuru umuziki nyarwanda uri imbere hari kuza impano nshyashya bari kuzibona wenda nuko corona yajemo n'ibitaramo bizigenda biza n'abanyarwanda bamaze gukunda umuziki tugereranyije n'imyaka ya mbere wavuze ngo promotion isaba amafaranga ubaka kanya hari ahantu wari wagiye kuvuga ati wenda ngo ujyane nk'indirimbo yabaguca ibiceri promotion iyo kuvuga ntago barabinca ariko yiteze nese ko naje ko interview sinateze amafaranga nategeshe se si amafaranga yo na amafaranga yakana abantu none baze nimba negeshe wenda 5,000 kukugeraho ahangaha kuba n'amaradiyo yo mu Rwanda n'amateleviziyo umbwira ayo mafaranga nimba uzajya muri interview n'amafaranga ufite nese si budget yo reba suti Nyamirambo n'Inyamirambo wenda kuva hano tuvuge ugiye Kacyiru kuri RBA ugiye kuri Kiss FM byagwa twara bihombetse biterwa na transport ukoresha ntabwo ngenda mu nimba neze voiture noneho tege voiture ugiye kuri radio ushobora kuyitega kimwe nuko nanayitega ko nabirenze birimo nayitega kabisa nabirenze ese amafaranga yanjye se ushobora kuyitega kimwe nuko nanayitega ngatega na moto nese moto nimba ari urugero nimba ari 1,000 arere turo na si bibiri se nga kuba n'amaradiyo yo mu Rwanda n'amateleviziyo amafaranga yatoa namwe mujye ku buryo management nagomba kuza akavuga ati ngo haye ibiceri byose ibyo kuri radio ibiki n'ibiki wowe nta kintu ugomba gukora ntacyo mana ari kukubrandinga nese niba gutumira mu gitaramo bakaguha miliyoni agatwara pourcentage ziwe ntarugo uzatwara yose ushobora kwishyura umupeti indirimbo kayimwemerera audio kamukorana video kamuga ati na radio bazakwishyuza we twemera interview zose amateleviziyo nimba ari 8 na radio nimba ari 10 abinyamirambo kamuga ati genda ujye gukora interview peta kaburita kimwe nese ntabwo urumva umuhanzo tigise n'amaguru akajya kunoza kuri radio ibyo byagiye bimbomane nka tigita n'amaguru
ugasanga kubise nk'urugendo ruva i Nyamirambo ukajya hehe nko ku Gishushu n'amaguru ugiye muri interview ukongera ukagaruka n'ayandi. Rero iyo ukoresheje itike wayakoreshamo n'ibindi tubayo n'amafaranga, nawe itike nayo n'amafaranga. Ntago kuvuga ngo wenda ngo wagiye ngo wishyura amafaranga yo kugukina hariyo yonyine, nayazamo rega motivasiyo ibaho, kuko unayitanze rego ufite wanayatanga nta kintu bitwaye. Ese nimba uri umunyamakuru ukaba ufite imashini irimo indirimbo 100 ukaba ufite ikiganiro cy'iminota 20, uwo mwana uzamumenya gute nyine atakoze geste? Ese byumvikana mane? Twavugiye mudatwirire n'ubundi byose ni yari ya. Nta kintu bitwaye mane, umuntu yakwishyuye bikaba akazi nyine ukabimukora ariko yakwishyuye. Hari nabo bishyura banabikore. Rero umuntu yakwishyuye ni business yaguze nyine. Rero umuntu kurusha amafaranga byanga bikunda nyine azakubitira mu gafuka iteka ryose. Ako se Racine, urebye byibura hano mu Rwanda nk'umuraperi wa mbere ufata nk'uw'icyitegererezo ninde? Sha buri wese kabisa abambanjirije bose ni icyitegererezo kuri njye, kuko kuzamuka ni ikintu kigoye imana. Ni ikintu kigoye n'ujya ubona umuntu yarazamutse whatever niyo bavuga ngo nta mana afite, ujye umenya imbaraga byamusabye. Rero umuntu wese wazamutse akatuma hip hop, kuko hip hop mu Rwanda itangiye vuba 2006, agatumenya na hip hop mu Rwanda baratwinspirinze, kuko najyaga kumurenterena nkaba ndi kuri indirimbo Diplomate ya Riderman ya Tough Gang, nkaba nzizi indirimbo zabo. Rero mbaha respect kuko hari ikintu bakoze kuri inspiringa ngiye kuri ngewe, kimwe nuko n'abandi bazaza nyuma yacu turi kugenda tuba inspiringa kumva indirimbo, kumbagize motivation ya bintu nk'ibyo tu. Indirimbo yawe nakunze twa impanuro, ufite indirimbo tw'impanuro wari uri kumwe na King Ohana. Shawapi Uyu musa hinduka wadaye amakanuka. Shasi nyibuka. Ntago nyibuka pe. Suni yargerera si 2018. Ubuze indirimbo 2018. Impamvu bro nge nandi akazi nkora no kwandikira abantu indirimbo. Ku mwaka nshobora kwandika indirimbo zitari munsi ya 300. Kumva bro nagaruka ukubeshya mane. Buri munsi wandika indirimbo byibura usiba mu munsi umwe mu cyumweru. Mani hari nk'abantu maze kwandikira nka album nk'abane baba diaspora, kandi album iri indirimbo 15. Muri cyumweru nago nabura uryo nandika indirimbo. Rero mane nago mba nziza indirimbo mane, kuko hari nizo mana cyumva. Mba ndira test n'indirimbo meruka nge ku giti cyanjye niyo mbaze. Kitse noge nkambare kutero ukama nk'iminota nk'itanu nkayumva. Ntayigukubitira tu. Nago bishoboka. Indirimbo himbye 2018 bakakana gwa bukiba. Mani niba kandi umuntu ashaka ngo n'ubuswa wenda cyangwa ni ikindi. Mani umuntu amazi nimba se umaze kwandika indirimbo 200 nkabanyohereza umuntu challenging niki. Nese kigana koze 2018 wewe wakibuka kagisubiramo. Natangiriye. Urakibuka. Ndakibuka. Nshobora kukugana no nkakubwira nk'ikigana hagati no nogeramo hagati ubivuga. Ukabuki indirimbo yo ndayizi. Ugomba kureza niyo mpamvu abo icyo bita rehaso cya repetition. Kuko repetition itabaho wazaza wipora ukaryama. Rero sinaje nayirepese banyihanganire uyishakira na YouTube. Wenda tugana ku musozo, ni byinshi wagiye ukora, ni imiziki myinshi. Noneho muri no minsi hari abantu noneho baje mu muziki nyarwanda, Papa cyangwa Skyto baza mu zindi mvugo nabo bavuga ko ari abahanzi. Wemera ko ari abahanzi cyangwa se abahanzi? Nta bahanzi ku indirimbo zabo. Papa cyangwa ufite indirimbo nayo igorema abantu ma top 10 iri kuyobora. Ese urumva hari ibindi saje indirimbo ni nziza tu. Skyto nawe ni fresh man umuraperi mwiza. Kuko ibintu akora we nkujyanye studio nabyo wakora. Mana abanyarwanda bagabanye n'ibyo kwipingishwa. Uyu muntu yatekinze time akajya studio we ntabwo wabikora. Na ku ministre Joseph Habineza nawe bivuze kuri bye tubirebe none uko atabizi uvuga ngo nagabizi. Barabizi mani mu gihe ba streamingwa ntabwo uzasanga afite 0 views. Hariho abantu niyo babigihumbi bayirebye ko bayikunda. Ira style yabo izira mvugo ngo ibyangwe ibiki nabyo n'ubuhanzi. Ni art man show busy man. Nese abahanzi uravuga ngo abahanzi ngo ntabwo dukunda kwigaragaza. Twese twifunga abantu bose burese agira umuvuno wiwe. Nge nimba naraje mu muvuno wanje yo kurimba indirimbo ziteye ubwoba ni ku giti cyanjye nara abantu babikunda. Hari n'abantu babakundira yuko bayari abaswege bagira amaswaga man ukumva. Hari n'umuntu uzi ko umuntu ushaka kumukundira like kunukuna ameze byonyine udakunze n'indirimbo ziwe ziraswaga. Rero abantu barazikunda. Rero mu gihe bakora interview bakaba baramenyekanye ntago bateye igicire naga ari kubigaroto. Urumva hari abantu babikunda ibyo bintu, kandi nta muntu burya wemeza abantu bose nta nushimisha bose. Rero bafite abo bemeza nanjye ndimo baranyemeza tu. Barankoma kabisa n'abasaza baririmba neza, baranifunga, bazi gukora show bizimana, bazi gukora amakuru kandi abikeneye ku mustar. Mu bakobwa b'abaraperi, mu bakobwa bakunze umuraperi ninde?
Oh, shabo ba Pasi, Candyman, Cassandra, Young Grace, man barabizi man, umukobwa witinyuka karapa barenze. Ya barabizi. ubaha muri abo bose ninde uvuga ati uyu mukobwa mba mbona barenze? Ya bose ni same level man. Ndabakunda bose tu. Wambwira ngo Cassandra Byo gukompeta mani ntago nyamikunda tu kugereranya kuyimanya ikintu kitwigereranya mani igeranya ntago ari ryiza tu. nukuva suri umuhanzi Ya se wowe ntuwari urusha mu baraperi ubu tuvuge ni wowe na Betray ubu Betray ni umurusha wa ntago murusha nukuba ati umuntu wese agira friend base yiwe rikomva hari abantu bumva ko Betray arenze hari nabumva ko ndenze mana ari igihe uhura n'umuntu akavuga ati mana narakubuze nkubwire yuko uririmba nabi njye nahuye nawe mana rambwira ati narakubuze nkubwire uburyo urapa nabi urumva umuntu ukuntu ameze hari n'undi twahuye ngo mana mu cyama byonyine tugahura tukifotozanya wowe n'umuntu akubwira turirimba nabi mugura n'agacupa kabisa ndamubwira ati thank you man uri kumva none se igihe ubona nese murasohoye indirimbo ukabona ziriho hani like uriya muntu aba yabikunze nyine ntabwo aba yagukunze kandi nta ndirimbo ibura ni like uri kumva rero nta muntu wemeza abantu bose rero buri wese agira friend base hari umuntu utareba ikiganiro cyabo akwanga gusa tu yumva utabizi nyine utari umunyamakuru w'umunyamwuga hakaba n'undi uvuga ati hari umuntu igurenze uriya rero ntabwo navuga ngo ndusha umuntu buri wese afite abantu yemeza ya gusa ku giti cya competition buri wese aza gukompeta avuga ati niwe wa mbere. hari abantu bifuza kumenya ubwana bwawe wenda turaganira ibintu byinshi uri umwana akangaho ubundi wanyu Ya ndi umwana wa kabiri tu mu bana batanu. Ya ikosa wakoze mu bwana uvuga ati ngiye nka Racine w'icyamamare ni iringiri kandi ndaryicuza sha naryo kabisa nakosa nigeze nkora nakoze ndi umwana witonda wo mu rugo nakosa naba narakoze ndi nta nubwo wakubaganaga ibyo ni ibintu bisanzwe ibyo ntabwo wabyicuriza kuko namwe wakubagana akantu wakubaganye ukavuga ati aka kantu sinjya nkibagirwa naka nakundaga umupira byatari kera deno no mu rugo bakanyohereza ko twabaga mu Gatenga nkaza kwa gatandatu urumva twigaga niga primary urumva iminsi 5 yo kujya kwiga kwa gatandatu bakanga ngiye kwiga kubatizwa aho kujya ngiye kwiga kubatizwa kuri Kirizi y'Igikondo nkahita njya hehe kwa Karirose gukina muri champion mara amezi 6 ujya gukina muri champion bategereza ko umwana azabatizwa baraheba igihe cy'amasakaramentu cyarageze ibiro babiteguye abandi bana rwose bajya kubagurira icyangwe barambaze byagenze gute bagiye kwa padiri basanga mfite amazeru yose hose handi amazeru kandi wagera gatatu cyerezo ko ibintu byabaga bikaze cyane rero nabaga nigiye ku gaconga gapira tu ikintu cyizuze bakoze none ni iki kiza se gute mane cyizuze wakoze mu bwana n'umuntu akavuga ati cyari ukiri umwana wakoze aka kantu ibyo bintu byangura ko ibyiza rega byiza mane ibyo ntabwo wabikauntinga rega umuntu ni ukubwira ibyiza nta muntu ugeze umbwira ibyiza mane ntabyo wakoze simbizi ubwo ngubwo nawe ese nase urasenga ndasenga kabisa usengera muri edini hari ugusenga no guterana usengera muri ngenda senga ujya muri edini mbaza ngo neranirayo ntacyo ujya ahari hose tu niyumvishemo esprit ngewe nta dini ngira ngo ko ati nuka cyaye ngo kabura idini njye ahantu nyine bari kuvuga Imana njye aho ngaho tunge ntago mvuga ngo bari ahantu ngo ndi precise naho ya mu bakatolike najyayo nsanze mu ba Adventiste bari gukora ndi inspiration nukujyaho ko ngewe nzi ko nsenga Imana noti urusengero. agira ubutumwa ugenera abakunzi bawe n'abanyarwanda muri rusange. Abakunzi banjye abakunzi b'umuziki wanjye ba streaming indirimbo kuri YouTube n'andi ma platform za Spotify, Boomplay, ahantu hose indirimbo zanjye wazibona ni Racine Rwanda. Abakunzi bankunda muri filime bakuri subscribe ku Manga TV series bareba andi ma episode agiye kuza. Abantu bakunda inyandiko zanjye babasani baze mbandikira indirimbo, abantu bashaka kwandika poetry poem ndahari kabisa. Uvuze ko ukina filime y'impanga, ira filime y'Imanga ukina muri nyina mo nitwa Racine. Iryo zina ubu ukora iki? Mba ndi umuhanzi tu. Uzabanza uyire ubwo nimba utayizi tu tuzayikwana utabwo wanje kuyireba. Reka Impanga ubu wifitemo imana yo gukina filime? Simani ira filime ko regezwe mu Rwanda urumva bawo casting udashoboye ko atari yanjye nyine nagiye mu kwera mbikuye mani. Yes, rero Imana ibamugisha mwe mwakomeje kubana natwe kandi mushyigikire Racine. Mwabyiyumviye ni byinshi afite muri we, yandikira abantu indirimbo. Se buriya nk'indirimbo ya make nangahera wayanditse? 150.
Imana ibahe umugisha, kora subscribe kuri yawe TV ndetse ukanda ibintu byose bihari akazogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye tubagenera. Imana ibahe umugisha.